Ndagusuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira rukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Musanze. Abaturage barimo bararira yo kwarika nyuma yo gukorerwa amahano n'umukuru w'umudugudu ndetse na mutekano nyuma y'ibyo babakoreye mbere yo gutorekera mu gihugu cy'abaturanyi aricyo cya Uganda. Aba baturage barimo baratabaza inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi b'aka karere ndetse na leta muri rusange, batabaza ngo barenganurwe n'ibyo bakorewe na mudugudu ndetse na mutekano mbere y'uko batorokera muri iki gihugu cya Uganda. Uraza kumenya mbese mudugudu na mutekano baba baratorokanye iki cyangwa baba barakoze iki nyuma y'uko abaturage bakomeje kurira ayo kwarika batabaza inzego z'umutekano. Icyo ngusabye nyabuna nuko wadushigikira ukara munsi y'aya makuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abaturage batuye aka karere ka Musanze nyuma yo gukorerwa amahano na mutekano hamwe na mudugudu. Aba baturage barimo barataka barira yo kwarika babuze ubahoza. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Ndagusuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira rukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubibutse ko icyo tuhora tubasaba ari ugukora subscribe cyangwa sabone n'akazogera kaza nako gakakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mudugudu hamwe na mutekano bo mu karere ka Musanze bibye amafaranga agera kuri miliyoni 60 z'abaturage bahita batorokera mu gihugu cyo muri Uganda. Abaturage kwihangana byanze baratabaza inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bw'aka karere. Amarira ni menshi, imiborogo ni myinshi muri aba baturage nyuma y'uko aba bayobozi batorokanye aya mafaranga yabo arenga miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Abanyamuryango babarirwa muri 500 bibumbiye mu itsinda ryitwa Twivane mu Bukene rikorera mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze barimo bararira yo kwarika, barimo baratabaza nyuma yo gukusanya abarirwa muri miliyoni 60 y'amafaranga y'u Rwanda yari kuzabafasha mu gutanga mituelle de santé bikarangira aburiwe irengero. Aba baturage bafite iki kibazo gikomeje kubarya ahantu hose no mu mutwe. Abo mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Busogo abaganire n'itangazamakuru rya KN Radio bashyira mu majwi abari abayobozi babo barimo umukuru w'umudugudu wa Mutaboneka n'ushinzwe umutekano, bashinjwa kuba aribo banyereje ariya mafaranga mbere yo gutorokera mu gihugu cya Uganda. Umwe mu baturage mu marira menshi mu kiniga cyinshi yadutangarije agira ati, twarizigamye mu matsinda, uko twizigamye abayobozi amafaranga bagahita bayajyana kuri sako, twe tukahita dutaha. Igihe cyo kugabana cyarageze kugira ngo tubone ya mafaranga yo kwishyura mituweli. Bagiye kuyabikuza dusanga abayobozi baratorokanye kera yagiye nka Nyomberi batorokera mu gihugu cyo muri Uganda. Uyu muturage mu gahinda kenshi avuga ko amafaranga yibwe ku giti cye ari miliyoni 1,500 y'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari amafaranga avuga ko yari yitezeho kumufasha gutanga ubwisungane mu kwivuza ndetse no kwiteza imbere muri rusange. Icyakora uwo muhigo yari yarahize we na bagenzi be ntabwo byigeze bibagenda neza kuko bahuye n'ubuyobozi bubi. Bababereye ababihemu, amafaranga yabo barayaturukana. Na n'ubu amarira aragomba kuzenga mu maso y'aba baturage.
Undi muturage nawe waje wunganira mugenzi we nawe yabwiye itangazamakuru rya KN Radio mu magambo ababaye, yagize ati baraturiganye kuko twagiye ku murenge, baraturangaranye kuko twagiye ku murenge, gitifu w'umurenge akabizamo ariko ntihagire icyo adufasha, yabijemo inshuro nyinshi duhitamo kujya ku karere, visi meya ushinzwe ubukungu atwizeza ko bigiye gukemuka mu byumweru 2 gusa, ariko ntacyo yadufashije kuko amaso yageze mu kirere. Ako gahinda katangajwe n'umwe muri abo baturage nawe wahuye n'iki kibazo. Abaturage barasaba inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano kugira ngo barebe icyo babafasha kugira ngo babone amafaranga yabo. Gusa bano baturage nabo bavuga ko bigeze kubibwira ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano, nabo zikaba zabarangaranye ngo kuko nta kintu bigeze babafasha. Aba baturage kandi bakomeza bavuga ko banagejeje ikibazo cyabo ku buyobozi bw'intara y'Amajyaruguru, ariko nabwo ntibwagira icyo bubatangariza. Iyi KN Radio yagerageje kuvugisha inzego zose kugira ngo imenye icyo ziteganyiriza aba baturage bahuye n'aka kaga, ariko nta rwego na rumwe rwigeze rudufata. Gusa nibadufata tuzabikora mu makuru yacu y'ubutaha. Icyo aba baturage bagomeza basaba ubuyobozi, baravuga ko amafaranga yabo hafi miliyoni 60 ari amafaranga menshi cyane, ngo kandi buri umunyamuryango wese ntabwo abuzemo nka miliyoni irenga. Aba baturage rero baravuga ko iki kibazo kizagera ahantu hose, ngo kuko n'abayobozi nibagomeza kukirangarana ngo kizagera no ku zindi nzego zibarenzeho, ngo kuko barababaye, agahinda ni kenshi. Reka tugomeze tubashimire mwe mwahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, tukubwira ko wakoze igikorwa cy'ubutwari, tunakangurira umuntu wese ugeze hano bwa mbere gukora subscribe cyangwa sabone n'akazogera kazana kagakakandaho. Icyo gihe azabashimangiye yuko agiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibaturindire umunsi ku munsi.